Ibihe byiza cyane bakunzi ba Real Vibe nk'ibisanzwe njye nitwa Eric wacu tudatinze rero tujye kurebera hamwe zimwe mu ndwara zaba zahitanye umushumba mukuru wa Kiliziya cyangwa se Papa Francis witabye Imana. Ese ni izihe ndwara zaba zamuhitanye yaba yararwaye igihe kirekire, kuko ni kenshi hagiye havugwa ko Papa Francis ari mu marembera. Nizo tugiye kurebera hano. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano rero ni byiza ko wahita ukora subscribe kugira ngo inkuru zacu n'ibiganiro byacu byose bijye bikugereraho ku gihe. Aho icyo gihe urabona dushyigikiye. Reka dutangire ku ndwara ya mbere. Dusubiye inyuma ho gato, umwaka wa 2021 Papa Francis yabagiwe uburwayi bwitwa diverticular stenosis. Uburwayi rero ni uburwayi bufata urura runini, ni uburwayi bujya mu rura runini. Ubu burwayi bukaba bwafunga urura runini, bityo umurwayi cyangwa se umuntu urwaye iyi ndwara abasha kugira uburibwe bukabije cyane bwo mu nda. Aribwa mu nda cyane kubera ko urura runini ruba rwifunze, bityo imyanda cyangwa se umwanda ntube wabasha kuba wasohoka mu mubiri. Tudatinze rero, hari indi ndwara yatumye cyangwa se yavugishije abantu benshi cyane mu gihe mwabonaga Papa Francis atangiye kugira gute, Papa Francis yicaye mu kagari. Ese ni ihe ndwara Papa Francis yari arwaye mu gihe mwamubonaga atangiye kuba yagenda yicaye mu kagari? Indwara yindi yatumye Papa tumubona yicaye mu kagare rero ni indwara yitwa sciatica, cyangwa se ni uburwayi bufata igice cyo hepfo, kuba ni indwara ifata icyo bita sciatic nerve. Sciatic nerve rero sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda, ariko ni uburwayi umuntu arwara, bityo igice cyo hepfo ntikibashe kuba cyakominiketingana n'igice cya ruguru cy'umubiri. Ni ukuvuga ngo guhera mu rukenyerero kumanura hasi ku maguru ntabwo habasha gukominiketingana n'igice cya ruguru, igihimba cya ruguru. Uwo murwayi nabwo agira uburibwe bukabije kubera ko akenshi usanga ari urutirigongo rwafasha ku kantu kitwa sciatic nerve kakarutsindagira, bityo uwo muntu ahorana umugongo cyangwa se ahora ataka umugongo ndetse no kuribwa igice cyo hepfo. Niyo mpamvu rero mwabonye Papa mumubona yicaye mu kagare. Indi ndwara rero karundura rero ni indwara yitwa COPD. Ese COPD ni indwara bwoko ki? Niyo tugiye kurebaho. COPD yo cyangwa se ni chronic obstructive pulmonary disease, ni uruhurirane rw'indwara nyinshi cyane zifata imyanya y'ubuhumekero cyangwa se zifata inzira z'ubuhumekero. Izi ndwara rero iyo uzirwaye uri mu ndwara cyangwa se iyo uzirwaye uri mu myaka y'ubukure nizo ziguhuhura, kubera ko murabyumva nyine umuntu udahumeka neza nyine, umuntu udahumeka neza nta kindi kiba gisigaye nyine, izindi ngingo cyangwa se ibindi bice by'umubiri byose birangirika kubera ko umubiri utabasha kubona umwuka uhagije. COPD rero ni indwara mbi cyane 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 kuri aba basaza bageze mu myaka mu zabukuru. Ni indwara ifata inzira z'ubuhumekero, ibihaha, imiyoboro itwara umwuka yose ikaba yaba bloke cyangwa se ikaba yaba yifunga, bityo umurwayi ntabashe kuba yagira gute, ntabashe kuba yahumeka bihagije cyangwa se ngo abashe kuba yabona umwuka mwiza uhagije. Nayo iri mu ndwara, ari nayo iri mu ndwara yari ari gusafaringa cyangwa se iri mu ndwara zamuhitanye cyane, zamurembeje cyane, akaba ari nayo ndwara yashyize ubuzima bwe ho iherezo. Iyi ndwara ya COPD cyangwa se chronic obstructive pulmonary disease, kubera ko ni indwara umuntu arwara igihe kirekire ikaba itazanakira. Ngayo nguko rero murumva ko indwara zose Papa yari arwaye cyangwa se zari zaramuhuriyeho, kuba yarabazwe afite imyaka 85 ari muri Afurika ukagira icyo kibazo uri muri iyo myaka, kenshi hari igihe babireba bakabona kukubaga ari byo bishobora kuba byaguhuhura, ariko nyine kubera ko ari Papa bararwajarwajije kugira ngo bashe kuba bareba ko iminsi iyisunika. Ni kenshi Papa yabitswe rero, ariko impamvu yabikwaga ni uko n'ubusanzwe yari arembye cyangwa se yari arwaye cyane. Hano ni kuri Real Vibe, njye nitwa Eric wacu. Bibaye ari ubwa mbere ugeze hano, byaba byiza yuko uhita ukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byose bijye bikugereraho ku gihe. Imana ibarindane n'imiryango yanyu mwese.